Yesu ashimwe bene data dusangiye gusoma ibyanditswe. Nezereye Imana mu mutima kongera kubana namwe tuganira ku magambo y'Imana. Uyu munsi ni itariki ya mbere ukwezi kwa munani, munyemere mbifurize ukwezi kwa munani kwiza, ukwezi k'umugisha, ukwezi ko gutunga ndetse no gutunganirwa, ko gusubirizwa ibyifuzo mwasengeye iminsi kabishize ari myinshi. Rero umwanya nk'uyu nguyu ndagira ngo mbibutse ko uyu munsi dusoma amagambo y'Imana yanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 65, turasoma no muri Zaburi ya 62, dusome no muri Yohana ibice 3. Ayo niyo magambo turi gusoma uyu munsi. Uyu munsi kandi by'umwihariko turaza gutinda ku gitabo cya Yohana, nako ku gitabo cya Yesaya, kuko uyu munsi nibwo dusoma igitabo cya Yesaya tukakirangiza. Ndaza gufata akanya gato kugira ngo tuganire kuri iki gitabo, twumve ibyo tumaze iminsi dusoma, twumve icyo bitubwira, twumve amasomo twakuramo, hanyuma nyine tugire ibyo tuzirikana muri cyo. Iki gitabo reka mbare icyo mperaho cyane, kugira ngo yenda se ntaza kwibagirwa ibintu nagombaga kubabwira kuri uyu munsi kujyanye n'igitabo ku gitabo cya Yesaya. Uyu muhanuzi Yesaya ni umuhanuzi, umwe mu bahanuzi bakomeye. Usomye amateka ye sanga ni umuhanuzi uhanuye mu myaka 700 imbere y'ivuka rya Yesu. Ni ukuvuga ngo hashize imyaka irenga 2700 uyu mugabo wabayeho. Yahanuye ubuhanuzi bukomeye, kandi ahanura mu gihe gikomeye. Icyo nababwira ni uko uyu muhanuzi yahanuriye abami, yahanuye mu gihe cy'abami 4 bategekaga mu bwami bw'i Yudaya. Yahanuye ku ngoma ya Uziya, ahanura ku ngoma ya Yotamu, ahanura ku ngoma ya Ahazi, ndetse ahanura no ku ngoma ya Hezekiya. Abenshi bavuga yuko ashobora kuba yarapfuye ku ngoma y'umwami wa 5 witwaga Manase, wari umwami mubi cyane wishe abantu b'Imana, abamerera nabi cyane. Ndetse hari n'abavuga yuko uyu muhanuzi Yesaya ashobora kuba ari bamwe mu bavugwa mu Baheburayo ibice 11:37, uvuga ku ntwari z'abizera, avuga ukuntu muri zo hari nk'abakerejwe inkero bagapfa, harimo abagendaga mu isi bambaye impu z'ihene, ndetse bitarekuye ko isi bayibamo. Uyu muhanuzi rero nawe ashobora kuba ari muri uru rwego rw'abantu nawe barenganijwe iminsi myinshi. Gusa icyo dusoma iyo dusoma igitabo cya Yesaya, hari ibyo tubona muri cyo, ni uko iki gitabo cyanditswe, cyangwa se ubuhanuzi bwa Yesaya bwaje buburira abantu kwihana. Reka mbabwire muri make uko ubuhanuzi bwa Yesaya bwari bumeze. Bwa mbere na mbere Yesaya ajya guhanura yamaze igihe nyine atinya guhanura, ariko biza kugera igihe Uwiteka Imana aramwereka. Ayo magambo murayibuka tuyasoma, aho Yesaya yabonaga ngo marayika, yabonaga umwami Uwiteka Imana, aho ngaho ni mu bice ngira ngo bigera kuri 6, ngo yicaye ku ntebe yera, ahishurirwa Imana, ahishurirwa ubwiza bwayo. Akimara guhishurirwa ubwiza bw'Imana, abona yuko we yanduye, ndetse n'abatuyemo banduye, abona ko n'ibyo yakoze byose byanduye, abona ko n'amagambo avuga yanduye. Mu by'ukuri abona yuko yavukiye mu isi y'abantu banduye gusa. Nuvuga ngo iyo uri imbere y'ubwiza bw'Imana, wageze imbere y'ubwiza bw'Imana, ikintu cya mbere ugomba kugira ni ukubanza guca bugufi ukihana. Yesaya byamubayeho. Akiri muri iki kibazo yibaza ngo ndapfuye, merewe nabi, gukiranirwa kwanjye ni kwinshi, ibyaha byanjye birakabije. Ngo marayika aragenda azana ikara, ariko ku gicaniro arikoza kuri we ku munwa we, aramweza kugira ngo mutume agenda hanura. Ni ngo kumuha ikibari cyo kumubwira ngo noneho niwe dushaka gutuma kugenda ugende uproklame, ugende uvuge iby'ubwiru bw'Imana, turakwejeje. Icyo nicyo bisobanura. Yesaya rero mu gutangira guhanura kwereka amabwiriza ukuntu byamugendekeye. Yahanuriraho mu gihe cye bari bagoramye, batubahaga Imana, batakiramukiranya Imana, abantu bakoraga ibyangwa n'amaso y'Imana, abantu bakoraga ibyaha bikabije byo kutumvira Imana, byo kwica amategeko y'Imana, byo gutamba abana babo bakabatambira imana zindi z'inyamahanga. Ikibabaje cyane, ubwoko bwe bwari bwaramaze kwitandukanya n'Imana rwose, basigaye basenga ibindi bigirwamana.
usibye n'ibyo hari n'abajyaga gusenga, bagera mu rusengero bagasenga akanya gato bakajya no gutamba ibindi bigirwamana. Wumva ukuntu abantu bo mu gihe cye bari bararenze umurongo. Icyo nicyo gihe rero Yesaya yahanuye. Mu guhanura kwe rero ahanura ababwira yuko hari ibintu bizaba mu gihugu kandi ko Imana izaza igahana, ndetse ko n'ibikomeye bizaba mu gihugu. Umwami wa Shuri ko azabatera akabagirira nabi, icyo ngicyo kikaba icya mbere. Arongera ahanura umwami wa Babuloni ko azabatera, kandi kizaba kibigenje ari nta kindi, ni uko banze kumvira Imana. Uyu mugabo ntabwo bamwumviye, imyaka yashize ari myinshi batamwumvira, bugezeho ngo yigira inama yo gufata ubuhanuzi bwe ngo abushyira mu muzingo w'igitabo, arabwira abigishwa arabwira ati mubibike kuko ibi ngibyo bizaba. Umva ikintu gitangaje rero, ubuhanuzi bwe bwabaye bumwe, hari ubuhanuzi bwasohoye nyuma y'imyaka 100 ahantu. Kubwo amaze gupfa imyaka 100 ishize, nibwo umwami wa Babuloni yaje atera i Yerusalemu. Umuhanuzi witwa Yeremiya niwe hano ibikomeye cyane ku byo kuza k'umwami wa Babuloni wagomba kuza gutera i Yerusalemu akahasenya, ndetse bibawe mu gihe hanuraga. Ariko Esawu harashize imyaka myinshi cyane yarapfuye, ariko yari yarabihanuye. Yeremiya nawe araza yongeramo avuga mu byo Yesaya yahanuye. Ijambo ry'Imana ntabwo rihera. Rero abigishwa be bafashe umuzingo w'igitabo cya Yesaya barawubika. Yesaya yandikisha iby'ubuhanuzi bwe bapingaga byose, arabifata bishyira mu gitabo, arababwira ati mubibike mutegereze. Imyaka irashira indi iraza, bwa buhanuzi yabahanuriye burasohora, umwami wacu dusanga tugerageza cyane. Rero nabwiye yuko uyu mugabo yahanuye mu mwaka 1939 kugeza 681 mbere y'ivuka rya Yesu, kandi ko imwe mu ngingo nkuru cyangwa se muri teme nkuru yatumye ahanura ni uko Imana yari yiteguye kuza guhana, kubera yuko abantu batari barayumviye, ariko ahamagarira abantu kugarukira Imana no gusubira kuri yo no kongera kwiyunga nayo. Uyu muhanuzi rero ni umuhanuzi udasanzwe, kuko mu bahanuzi bose dusoma mu byanditswe mu Isezerano rya kera, uyu muhanuzi ni muhanuzi wenyine, bose wenyine, ahubwo nimwe muhanuzi uvuga mu buryo bwinshi burambuye kandi butomoye, kandi akabivuga mu buryo ahantu hatandukanye, ibintu byinshi dusoma mu Isezerano rishya. Icya mbere, niwe muntu uvuga ku bintu byo kugaruka ngo hazabaho gutangazwa kuza kwa Mesiya. Niwe muntu wavuze ngo umva ndijwi ry'urangura mu butayu ngo nimugorore inzira z'Uwiteka. Yesaya 43:5. Arongera avuga ukuntu umwari azasama inda akabyara umwana w'umuhungu, aho ni muri Yesaya 7:14. Akongera akavuga ukuntu umwuka w'Uwiteka Imana azatura kuri uwo nguwo nyine Mesiya. Ibyo ngibyo byasohoye Yesu ari mu rusengero yigisha, aho ni muri Yesaya 61:1 gukomeza. Yongera avuga ukuntu noneho rero uwo Mesiya cyangwa se uwo mucunguzi azitanga nk'igitambo gikuraho ibyaha by'abari mu isi bose. Yesaya 52:13 na Yesaya 53:12. Akongera akavuga ukuntu uwo nguwo Mesiya ari we uzagaruka aje gutwara be. Ahantu twasomye uyu munsi rero, mu bice twasomye uyu munsi, ni amagambo nayagaruka avuga ku minsi y'imperuka. Nge niko nayabonye muri Yesaya ibice 65-66. Ni amagambo avuga ku kugaruka cyangwa se amagambo mu minsi y'imperuka, avuga ati bazubaka amazu bayabemo, aho ni 65:21 kumanuka, kandi bazatera inzabibu barye imbuto zazo, ntibazubaka amazu ngo abandi bayaturemo n'ibindi byose. Umva ariko 24 kumanuka hepfo, maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara, kandi bakivuga nzumva. Isega n'umwana w'intama bizarishanya, intare zizarisha ubwatsi n'inka, umukungugu niwo uzaba ibyo kurya by'inzoka, ntibizaryana kandi ntibizarimbura hose ku musozi wanjye wera no Uwiteka avuga. Abantu bavuga ko aya amasezerano yo muri cya gihe cy'imyaka 1000 yo guteka kwa Mesiya,
abantu. Urabona ko mu by'ukuri yavuze ibintu byinshi bitandukanye, ndetse arahanura, ararenga ava mu gihe cye, arahanura agera mu gihe cya Mesiya, ndetse ahanura no mu gihe cyo kuza na nyuma ye, ndetse no mu gihe cy'imyaka 1000. Rero ni umuhanuzi ukomeye tugomba cyangwa se tugomba kuzirikana ibye n'ubuhanuzi bwe. Uyu munsi rero ndashaka ko tuzirikana amagambo ari mu gitabo cya Zaburi. Twasomye muri Zaburi 32, ari naho nakuye amagambo yo kugira ngo tuzirikane uyu munsi. 62 guhera ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 7. Baravuga ngo umutima wanjye zirikana Imana yonyine, kuko ariyo byiringiro byanjye, kuko ariyo ibyiringiro byanjye biturukaho. Niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Imana dusanga. Aya niyo magambo ushaka kugira ngo tuzirikane uyu munsi, tuyatekerezeho. Nta kindi cyatumye umuhanuzi ahanura ndetse agahanura byinshi nubwo abantu bamupinze, nuko abantu bari bararetse Imana. Ariko nagira ngo twebwe twe ko abareka Imana, ahubwo tubwire imitima yacu ngo umutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo byiringiro byawe, ariho ibyiringiro byawe bituruka. Niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Imana dusanga cyane. Amagambo twasomye muri Yohana ibice 3 nayo ni amagambo ahari dukunda gusoma cyane, kuko ni amagambo twasomyemo ibintu byo kuvuka ubwa kabiri. Yesaya mu guhanura kwe yavuze yuko hari igihe kizagera abantu bagahindukira, bakezwa, bakaba bashya. Ariko Yesu agiye kwisoza aravuga ngo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntabwo ashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Yabwiraga Nikodemo, ajya yamusobanuza, aramubwira ati umuntu utabyawe n'amazi n'umuriro ntabwo ashobora kwinjiramo, n'umwuka ntabwo ashobora kwinjiramo mu bwami bw'Imana. Umuntu utabyawe n'ijambo ngo abyarwe n'umwuka wera, umwuka wera mukoreho, amuhindura agira icyo amukoraho, umuntu ntabwo ashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Imana yacu idusanga cyane. Rero ndagira ngo mbifurize ibihe byiza, mbifurize umunsi mwiza, wongere uzirikane aya magambo yo kwizera Imana ndetse no kwikunda. Ubwire umutima wawe uti umutima wanjye turiza Imana yanjye yonyine, urushaho kuyizera, kuko numara kuyizera umwuka w'Imana akakuzura, uzavuka ubwa kabiri. Imana izakubera igihome kandi n'agakiza, kandi nta n'icyo uzatinya, kuko uri umwana wayo. Yesu agumye kubagira neza. Rero mbifurize byiza, mbifurize ukwezi kuza kwa 8, mbabwira ngo ku Mana Yesu abane namwe. Amen.